Reka mbashimira abakozi b'umuryango TV Gendi Joseph akuzwe umuremyi ndi kumwe na mugenzi wanjye Joseph Iradukunda. Turabura mugenda umwanditsi w'inama y'umutekano twamuhaye akaruhuko ka Pasika. Yumvikana agomba gutangira akaruhuko ka Pasika umunsi wo kwita ku bana. Imbaraga barega buriya hari ukuntu umuntu azamuka umusozi ashoreye ikimasa gasanga oya twubahiriza agenda. Nibyumvikana ni kuri Pasika. Reka tubashimire abakudukomeje kubana mu cyumba abadubana mu munsi mu nama y'umutekano ariko by'umwihariko mukaba mwarinjiye mu cyumba cyayo. Ibintu bishimishije cyane. Dukomeze rwose. Uwegereye uwo mwicaranye maze ariko wamaze kwinjira mu cyumba. Shimira n'abantu rwose bakomeje nabo kwihatagati bavuga bati 100 tugomba kubyuzuza n'abandi muzi. Bashimira ubu turi kuri 70 na Pasika iravamo turi muri 80. Urucaba twanaharenga. Urucaba. Reka dukomeze tubane umunsi ku wundi. Ejo ku mugoroba umuntu yaramamaga yatiyoze Kabila ari mu Rwanda gutyo. Nge nasomye mbuga Rwanda. Ndazenguruka buramubura. Byanze bikunze yari yaratangarije Jeune Afrique yego ko mu ntangiriro zo kwa kane ko azaza muri Congo akinjirira mu gice kiri Oriental. Ikindi ko ari ukwibaza niba azinjira mu gice gikontororwa na leta, azinjira mu gice gikontororwa na M23. Narakomeje ndabaza Kabila ari hehe. Mbwira abantu ko amakaro meza ni ku Ikaro Plaza imbere ya gare. Aho bagufitiye ibikoresho byiza by'ubwubatsi birimo gypsum, birimo amakaro meza nyine nkuko twari tubitangiye na Sage Ceramics ya mbere cyane ku isi hose. Kandi bagufitiye quantity yose uba wifuza. Ntago ari byando ujya kubaka ngo jyana umuhondo ngo jyana yanga birajya gusanga ngo cyatsi kibisi kandi abagabo baranagutwaza. Ibara ryose uhisemo baraguha kandi bakanagutwaza. Inzoga ni Moap uzibona nizo nzoga nziza, nta mufuke nta hangover. Harimo noneho n'izidafite alcohol za Moap zirimo inagi kubakora siporo yaba no kwihanira bya bikoko yabitembera muri plafo. Ziragufasha cyane. Hanyuma kandi tukagaruka kuri United Scholars Center, amashuri meza. Moap ni kuri TDM imbere yo Kwandamage. United Scholars kushakira amashuri ku migabane y'Uburayi na Amerika na Canada ndetse na Canada bakugezayo kandi bakagushakira mu makaminuza meza ajyanye n'ibyo umwana washaka kwiga. Bakorera muri Centenary House muri etaje ya kabiri. Ugerayo Elite Shine ni dry cleaner nziza cyane iri Kicukiro kuba dezami. Ugerayo bakaguhanagurira imyenda mu buryo bwiza cyane. Wanabahamagara ukaba wanabahamagara bakabaza gufatura ibyo bashaka bakabikora neza cyane. Hanyuma arikafricabiro.com usanga imishinga y'inyubako bagukorera umushinga w'inyubako ujyanye n'icyo ushaka kubaka naho ushaka kubaka bakagufasha no kubona ibyangombwa. Jya kuri website y'umushinga yose iri kuri website niho babirangiriza uyahire. Hanyuma kandi twongere tugaruke kuri Fortbet nayo. Fortbetinga bafite uburyo bwo kugiye bettinga ibikubo bikubiye mu buryo bwagutse. Abo bose rero ni abafatanyabikorwa bacu ariko ab'ingenzi nimwe. Tubwira nimwe tubana ku munsi. Mwebwe turi kumwe muri sare tubana mu nama y'umutekano. Nimwe mwiyandikishije, nimwe mudatira intebe, nimwe mufite mwicaye mwafashe ibyicaro. Mwiteguye no guha abandi, mwiteguye no kwemera ko n'abandi intebe 500. Yego. Umva sare. Urebye inyuma uhita uzibona kabisa ziracyuzuye. Komeza yasi inyuma. Ubu baza bose bari kwicara imbere. Twahereye inyuma tuzi imbere. Abaza kera ibwami ngo yigeze kuza abantu basaba cyane baratonda. Baje gusaba. Noneho hari umugabo kera umwana we yari yarigeze gufatwa n'ifi. Ahura n'umugore wahukanye. Umugore ariko yari afite umugabo wari umuganga. Umugabo yajyaga ahora amukubita. Umugabo akubita uwo mugore.
umugore arigendera ahura n'umwami n'abana n'umwana wafashwe n'ifi bari gushakisha umuganga. Umugore atinze umuganga wavura uyu mwana ati ndamuzi, mwami arisamira hejuru ni uwitwa Yozefu atuye mu Rwampara. Atariko avura bamukubise. Hari wa mugore usize ikibazo azize umugabo mu rugo uhora umutware rero ageze kuri wa muganga mu Rwampara ati ukavura uyu mwana yamize igufa ryamuzonze ariko ngo ngufashe. Muganga ati ibintu ntibivurwa pe. Ati ibyo wa mugore yavuze nibyo kivura bagikubise. Barakubita. Bacire turitangira ubwo barakubita zimurembeje. Atireka muvure. Akirigita umwana akora ibintu byose, umwana arasaka ifu y'igufa rirasohoka. Barataha. Ubwo niyuha. Ku yindi season ya kabiri ibwami hatera abantu baje gusabiriza mu dufuka. Niki bazinduka mu gitondo biri benshi baje gusaba umwami benshi cyane no gufunguza. Amasosi arabari babona abantu ni benshi pe. Tumutiye ibintu n'uwe. Noneho rero atumaho wa muganga wa undi uvura nyine abana umusaza mu Rwanda arabirangiza. Ati dore abantu baje gusubiriza turashaka umuti w'iki kintu. Ati si ibintu biravurwa. Ati kandi iki kibikora bagikubise. Barakubita. Zimurembeje ati muretse mbaho umuti. Mufata abantu bose baje gusabiriza navuga ko batishoboye. Mubwire buri muntu afata agafuka ke, mubatondeke ku murongo. Mufate batatu imbere mu batwike mu bagaba abasige mu bagabanya ivu. Nta muntu uzajya kuvuga ko atishoboye uzongera kuzenguruka hano. Mbega umuganga arafite ubwenge bw'inkoni kabisa. Ni mu gitabo cya Molière icyo bita Héros Malade Imaginaire. Niho wabisomye. Niho iyo story iri abazi igifaransa bagende birwariza. Kabisa iyi story. Twatuvuze ngo intebe z'imbere ziracyahari. Umwana ntabwo tuzabagabanya b'inyuma. Mwicara imbere. Nimugire ubwoba. Mwicara imbere. Reka tugaruke. Kabila yaje yahuye na Nanga bigeze kwibana amajwi. Ku ngoma ya Kabila nyine. Ubu noneho haracura iki? Reka tugaruke mu kanya. Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusana ukaba ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje. Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite parafo za rangete, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya sitasiyo ku nyubako ya Ikaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri ibyo turanabatwaza. Umuntu arampamagaye ati Kabila ari i Kigali. Atari i Kigali. Ndabajije ko nsanga ari i Kigali, yanyuze i Kigali ariko ngo ahita afata urugendo. Kuba ngo ari transit. Ariko ubwo mbaje n'ubundi nsanga hari kuwa gatanu Rwanda iva Johannesburg, Qatar iva Johannesburg, na Kenya Airways nayo iva Johannesburg ziza Kigali. Imwe muri iyo ngiyo Rwanda yari tarahagera. Babivugaga no kuvuga ntiyaje na Rwanda. Qatar hari hashize umwanya ihageze ko n'umukiriya wayo nayo je doute ko atariyo. Kenya Airways yaje nyuma yazo, yaje mbere. Mostly bishobora kuba yaje na Kenya Airways ari imutwaye, ari imuza. Arandinga i Kigali akomeza afata imodoka ajya muri Kongo. Nanga aravuga ati umunyekongo ari we wese ashobora kuza mu gihugu nta kibazo. Colonel Nanga ibyo yabivuze abibwira itangazamakuru mpuzamahanga
hari induruburi imaze igihe ivugwa cyane cyane ku kibazo cy'umutekano mu cyuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo. Kugeza ubu ngo baremera neza icyo M23 irwanira, nubwo bwose babumva gifatika cyangwa se kinumvikana, ariko bari gushaka ibyo babitwerera kugira ngo yenda babone uko ikibazo gikomeza kugenda gikura. Nibwo rero gitangazamakuru kimwe mpuzamahanga RFI cyaganiriye na Colonel Nanga. Nabonaga basa n'abicaye ahantu hatuje, isa naho yasanzwe iwe. Colonel Nanga ikibazo cya mbere yabajijwe ni ese Joseph Kabila yaba yageze ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko i Goma. Colonel Nanga nta kindi yakoze, yamwenyura bati simbona ikibazo cyaba kirimo, aramutse yahageze nta kibazo mbibonamo, kuko no mukongomani ufite uburenganzira bwo kwinjira mu gihugu igihe bishakiye no kuba yagenda kandi mu mutekano we. Rero ntabwo mbibona ko icyo cyaba ari ikibazo gikomeye kuba yaba hari cyangwa satana hari. Niba yaje ndumva atari ikibazo nkwiye kuba mbazwa aka kanya. Kabila senateri Avi yaraherutse gutangaza ko avuga ko igihe cyo guceceka kirangiye, hageze ko Kongo bayishakira ibisubizo birambye. Yego. Muri inama y'umutekano namwe tubasaba ibitekerezo abayirimo, kuko abari mu cyumba cyayo twebwe inama y'umutekano basaba ngo isi iraguye cyane yaguye. Icyo kibazo bari kukibaza cyane, sinzi ko yaguye na Joseph Azemo ntongere no kumuvana vuga bati yaguye. Ubwo none igisubizo kirabonetse. Iyo tugishyizeho ibitaguye ariko kikigeraho muri commentaire yaguka, twese turemerewe. Ngo rero muri comment mutange tubwire Kabila urabitekerezaho iki, azamarira iki M23? Yego. Arabana ate nayo? Gusa hari ibyo leta ya Kongo yatangaje, nanjye nakeka leta ya Kongo ivuga ko ari we Kabila yaba ari nyuma y'ishingwa rya AFC. Ikahitisa kwijoyininga na M23 na Colonel Nanga. Colonel Nanga uyu nguyu yarakuriye seni komisiyo y'amatora muri Kongo mu gihe cya Kabila, banafatanya gushyiraho Tshisekedi, bakujeho Fayulu babonaga ko ndetse icyo gihe bigirwamo uruhare. Navuga ko n'abayobozi bo mu karere, perezida w'u Rwanda yarayoboye Union Africaine, habaho igitsure cya Union Africaine kivuga ati murebe neza kumba kujyaho vari ni muyihorere. Vari ni bayihoreye, ntago bire bayirebamo. Na perezida w'u Rwanda hajya avuga ko Tshisekedi abizi neza ko giyeho atabyemerewe cyangwa se atujuje ibisabwa. Perezida wa Kongo Tshisekedi nababizi neza ko atabonye amajwi amwemerera gutorwa. Aha cyari kimwe. Nanga yarayoboye komisiyo y'amatora. Kabila niwe wari utanze ubutegetsi, ntabwo ari gukora ikosa ryo kubutanga uko abonye. Nawe yari afite icyo aragiye, arasa n'uwari ubushyize mu biganza, yari yizeye icyo gihe ati reka bishyire mu biganza nizeye. Hanyuma bihabwa n'umugisha na Union Africaine. Union Africaine ziraza, icyo gihe yari iyobowe na perezida wa Repubulika y'u Rwanda. No kurahira arahira, u Rwanda rwagiyeyo, perezida wa Repubulika yagiyeyo mu kumushyigikira, ndetse na nyuma bashyingura umubyeyi we, perezida wa Repubulika yagiyeyo. Ariko nyuma Tshisekedi yaje guhinduka Kabila, atangira kumubonamo umuntu ushobora kuba ari umugambanyi. Muri ibyo bavuganye yarabihinduye, yubaka indahubwo ubundi buryo bwa ibyo bita alliance politique, yubakira indi huriro ryiwe. Irya Kabila aryegezayo, Kabila aricara araceceka, amara igihe kinini rwose atuje. Mu Kinyarwanda mu bucuruzi baravuga ngo yaramuriye. Yego. Namwarumvikanye uburyo tuzacuruza ku nyungu. Uko yaryaga Kabila ni nako yaryaga M23. Nayo bari barasinyanye amasezerano, yari yaranatumyeho ngo aze ngize babirangize babirebe. Biza kurangira umuhango ari M23 ntacyo yimariye, ari na Kabila
ntacyamumariye, biba bagiranye ntacyamumariye, na Nanga wamubariye neza nawe biza kunanirana. Nanga mu kiganiro n'abanyamakuru Igoma yarababwiye ngo nijye washyizeho Monstre, ni nanjye uzagira gute zamukura Saivano. Yashyize bari bamaje ati se kuvuga ngo ni Monstre iyoboye Kongo ko ari we wayishyizeho, ati ni mu byihorere nijye wayishyizeho nijye uzayivanaho. Ikigezweho rero ubu ngubu kirasanatura tugabane, kuko byanze bikunze haba ku ruhande rwa Kabila nk'uko bivuze, haba ku ruhande rw'aba bose ba Colonel Nanga, icyo bavuga nuko igihugu kiri mu kaga bigendeye ku miyoborere mibi, ku gufata n'aba baturage, igitugu, igisirikare kitubatse, byose bari kubishinja n'ubwicanyi ku banyekongo bavuga ikinyarwanda cyane cyane mu bwoko bw'abatutsi. Baravuga bati Kongo iyo bavuga amoko haracyahari, kuvuga ngo abashi, kuvuga ngo abarega, kuvuga abanande, kuvuga abahema, kandi noneho usanga n'amoko atuye mu bice byabo, bafite ibice batuyemo. Abanyekongo batura mu midugudu. Colonel Nanga asobanura igihugu cye, igihugu cya Kongo, avuga ko ashaka kubohoza cyangwa se guhindurira imiyoborere yakigereranyije n'ishyamba jungle. Aravuga ati our country is like jungle, ni igihugu cyahindutse ishyamba. Sinibaza impamvu mushobora kuba muri kutubaza ngo kuki ibi bikorwa, kuki yatekereza gutya, ariko ngo urebye mu karere u Rwanda rurubatse mu nzego zose, Uganda nuko nguko, ndetse n'ibindi bihugu by'akarere, ariko ngo uyu ugarutse hano iwacu muri Kongo usanga byarayoberanye, nta terambere, nta bikorwa remezo, nta mutekano, mbese tuyobowe nabi. Usibye no kuba tuyobowe n'ubuyobozi nta buhari, igihugu gimeze nk'ishyamba, niko yivugiye. Avuga ko rero akariko kanya ko kugira ngo icyari ishyamba gihinduke nation. Kabila Nanga niba koko Kabila ari inyuma ry'ishingwa rya AFC, haba ibi bintu abagabo bari gukora byaba biri chronometre mu buryo bubariye kandi bwubakitse, butahutiyeho, ubona ko ari ibintu byateye. No kuvuga birashoboka cyane ko Kabila yaba ari inyuma ya AFC, ariko bakanga gupimisha uruzi ibirenge byombi kugira ngo bitagendera rimwe. Urabona iyo upimisha uburebure bw'uruzi ntabwo kandagira akaguru kamwe, wakandagira ku mucanga ukamanura kandi akandagira ukuva nta kintu uri gukandagira, wamanura kandi wabuze ibiri burangirire. Rero ufata n'ikibando ukoherezayo kumva ateye amazi si maremare. Reka tugende kungurana ibitekerezo kugira ngo turebe aho byaba byaraturutse naho biri kwerekeza ubu ngubu. Joseph Kabila akimara gutanga ubutegetsi kwa Tshisekedi yamaze igihe acecetse. Nyuma y'igihe ubwo byari bitangiye kuzurungutana, yongeye kuvuga, avuga ko ari ku ishuri Johannesburg muri Afrika y'Epfo, ari kwiga. Ibyo byakomeje ari kwiga, ari nabwo nyine yavuze ahari, ari nabwo ubwo muri Tanzania, muri Kenya hari kubera ibindi AFC nayo ihita yidekarara ko ishinze ishyaka rya politike, tutaramenya niba ko kuri zaza gufatanya nayo 23. Cyo gihe Tshisekedi rwose anagaragaza Kenya nk'umugambanyi. Ibyo by'amateka ibyagaragaza bibera muri Kenya ni ibindi abantu yenda tugenda tubivugaho mu bihe bitandukanye. Kabila urutangaje ko ari Johannesburg yongeye kugaragara mu itangazamakuru, ndetse ahita ajya muri Zimbabwe. Muri Zimbabwe ari naho yatangarije mu ntangiriro za Mutarama ko agomba kugaruka mu gihugu cye. Ariko mbere abazwa isano yabafitanye na AFC 23, yaravuze ati nge ndamutse ari nge fasha uriya mutwe ntabwo ibintu uko bimeze ariko byaba bimeze. Bisa no kugaragaza ko afite izindi mbaraga zitandukanye n'izo turi kubona kuri tele. Ntabwo connectivity ya Kabila na AFC, tuvuga ibihugu bya SADC yararimo nabyo tubona byari biri ku murongo wa Tshisekedi, biragoye kumenya ese umugambi yaba yarawuhimbiye cyangwa se yaba yarawuzamurehe wo gukora, mu gihe tubona SADC aho yerekeza na Kabila uciye ruhinga nyuma tukaba turi kumubona igoma uyu munsi. Nibyo nakubwiraga, habaho kwirinda gupimisha ibirenge byombi uruzi. Ikindi nanone mu buryo bwa diplomasi, hari diplomasi, hari abanyapolitike, hari abadiplomate,
ariko hakaba na intelligence, ubutasi. Yego. Kabila yayoboye igihugu, Kabila afite amafaranga, Yego. Kabila akina biki buriya ko Kabila yavuzwe ko afite 20% mu birombe byose byacukurwa, kandi akina biki. Hari ibintu utajya umwumvamo. Akiri na perezida. Yego. Buriya no gukuzaho Fayulu no kumara igihe kinini ntawe uzi icyo atekereza kandi gihari. Ubundi bavuga ko c'est un vrai stratège. No mu stratège mwiza cyane Kabila. Badukurikirwa murumva aho burasirazuba bushobora. Kabila abanye n'u Rwanda afitanye ibibazo narwo. Yego. Nka perezida. Uribuka ko bwa Lambert Mende na Louise Mushikiwabo honorable byoroshye. Yego. Kibubanye n'amahanga, bose umwe ari minisitiri ubanye n'amahanga, n'undi ari umuvugizi wa leta ya Kongo. Urabibuka. Yego. Na perezida ari hariya. Umugereranye n'uyu perezida. Yego. Sibyo? Ikirya gihe mu ntambara y'irya M23 yaje nayo igafata Goma ikanasubirayo. Yego. Kayirukana. Sibyo? Bakanayirukana muri Kongo. Nta mvugo zihubukiweho uzumva na Kabila. Habe na rimwe. Kugeza uyu munsi wa mugani hari intambara atarwaye. Ibyimvugo byo kuba ngo yavuze iki ngo yanganye n'uyu. Ntabwo twigeze nta mvugo zihubukiweho. Ku buryo zamukurikirana mu buryo bwari. Iyo hize muri archive y'imvugo za Kabila mu bibazo byose yagiranye n'u Rwanda. Usanga induru kandi ntibibarika. Uzasanga mu Bankunda bashinjwaga u Rwanda. Yego. Leta ya Kongo yabashinjaga u Rwanda. Uzasanga M23 season 1 leta ya Kongo yabashinjaga u Rwanda. Bafata Goma babishinjaga u Rwanda. N'u Rwanda rufatirwa ibihano icyo gihe. Yego. Kabila ari hariya atuje nta kintu yigeze avuga. Nakubwiraga rero kandi igihugu cyari akina bike. Asoma ikirere mbere. Kabila yakurangiza. Asoma ikirere mbere. Kabila n'umugeranye n'uyu ngo. Ni nayo mpamvu nubwo ari Kinshasa nubwo babivugaga ariko baburaga aho bahera. Nuko kujya kwiga nabyo ubwabyo bifite icyo bivuze. Bishobora no kugenderamo kugira ngo byoroshye ingendo. Impamvu z'ingendo Afurika y'Epfo. Afurika buriya harimo umwanzi wa leta wa mbere. Ntabwo ari FDLR wayo. Ni ruswa. Ruswa iri mu gihugu. Ruswa nizo zirandura amaleta atabarika. Nubona leta zakomeye zarabanje zirwanya ruswa. Urugero niba ruswa iramutse yarahawe intebe muri iki gihugu. Umuderevu w'indege wahaye ruswa akakubwira ibyaje apakiye. Akose gukwa. Niyo mpamvu watangiye umusirikare uri ku irondo. Yego. Watangiye uvuga uti Rwanda igihe yaterishije narakibonye. Ntabwo ibyo byanyuze mu izo nzira. Ariko nabyo bishobora guhura wa mugani ikinde gitwaye. Ndi kukubwira rwa rugero naguhaga. Niba Sadek yarazanye ibikoresho by'intwaro. Yego. Umupilota akaba yavuga ngo naza. Afurika y'Epfo tukaba tuzi ruswa ihaba. Wabura amakuru wivini mu basirikare ba Afurika y'Epfo. Ntabwo bishoboka barayakwibwira. None se wabura amakuru wivini muri Wazalendo cyangwa muri FARDC? Ntabwo wayabura. Uburyo wabona amakuru muri FARDC ukeka ko bungana n'uburyo wayabona muri RDF. Ni hano no muri Kongo banza ni hano ni na Kirehe. Harimo ikintu cya mbere uburyo urwanya ni ruswa. Bivuga ngo ruswa ishobora kuguhangamura bitandukanye n'umwanzi uri kurebesha amaso cyangwa wakoresha imbaraga. Kuko ushobora guhaguruka muri 10 umwe muri mwariye ruswa akamubwira ati turahagurutse. Kandi atazi ko nawe ari buge. Cyakora hari ruswa nta nibanga rihari. Kandi udafite ibanga ntacyo wageraho. Kabila ro gusetinga ibintu byo muri Afurika y'Epfo ntabwo ari irindi banga. Iri muri Sadek yabaye perezida, uburyo bwo kubona biza buroroshye, uburyo bwo kugendayo buroroshye. Ni igihugu kinini, ni igihugu n'undi buri muntu yitaye ku by'undi byiwe. Ni igihugu ariko ashobora no gukoreramo politike ntawe urabutswe. Na Sadek igakomeza ibyayo
izi yenda itekereza n'igishobora gukurikira nyuma uya kuko tuvugana bimenye uko tuvugana Sadek abagaba bakuru b'ingabo b'ibihugu byari bifite ingabo muri Samidiars barateranye nyuma yo gusaba inzira u Rwanda bakayemererwa numa n'ubutumwa bwa Sadek bwahagaze bwarangiye mu kurangira ubwo turi guhuza na Kabila waruvuye hehe muri erega ibyo nakubwira rangi yageze Igoma hari ibinyura mu nzira zisanzwe ibinyura mu nzira zidasanzwe rero nabyo bishobora kuba mu buryo budasanzwe Kabila afite ubushobozi bwo gushyiraho finansoma y'ubwo buryo budasanzwe inzira zisanzwe zirahenduka soko ziba zigaragara inzira zidasanzwe zirahenda ubwo ikiba gisigaye ufite ubwo bushobozi bwo gushyiraho izidasanzwe ikindi nanone mu bikomere Kabila yaba yaragiranye n'u Rwanda icy'amagambo mabi ntikibamo yego ari wenyine nka Kabila mwaganira niba ari nibanga mwagira kubona settinga Kabila uravuyeho ariko surashaka nde kwajyaho nabyo nabibonamo akaboko ku Rwanda kuko icyo gihe u Rwanda rwariyoboye ini Africaine yego kavuga batari ko kugira twemere Fayulu bakemera uyu ngo Fayulu ari umuheza nguni udashaka u Rwanda habe na gato yego Fayulu azize ubuhengeza nguni bwe kandi ubwo cyari ko hari ikibazo n'ubundi nta nyungu yari Fayulu akaba umukandida usa n'uwa Kiliziya Gatolika kandi Kiliziya Gatolika mwaka karere ifite akaboko kanini mwibi byamo niride douane kabisa haba yako muri region yose isa naho ari igiteruye ahubwo ubu ngubu niranama ngo conference episcopale bariho ibi bakoreye mu Rwanda ya Kongo abepiskopi ba Kiliziya Gatolika n'abangirikani n'abakiriza Gatolika gusa bagenda bahura bari kumwe n'abandi hari abandi bari kumwe n'abangirikani barihuje bari guhura bari kugenda bari mu rugendo rushakira amahoro arambye akarere bari kugerageza noneho nabo cyokoza babivuze neza ni ndusha abandi boza bitangariza SKFM avuga ko mu byo mu mirongo hari bari tubona ariko ubundi n'urugendo rumaze iminsi bagiye bahura n'abandi bashakashatsi bazi ku mateka ni bya conflict resolution ibyo gukemura amakimbirane y'abahanga muri byo bavugamo ikintu kijyanye no kuvuga ngo ese uruhare rwa Kiliziya rwabaye uruhare rw'insengero turi kubona mu bibazo biri mu karere ariko se nka Kiliziya ese kuki noneho ubu basa naho badahari mu bibazo bihari kuki bari bahari ibibazo bitangira ubu none abantu bari gusarura amahwa n'iminyonza n'imishikiri n'ibiki byose bibajomba bibari hariya ubwo rero nubwo bahaguruka bakabake ibyo twagira mu ruhare katubigira mu ruhare katugire so Fayulu rero yari umukandida mwiza w'igice kimwe cyagize ikibazo mu ntuza nituvuga amoko no iyo tuvuze amoko ngo y'abatutsi y'abanyenyekongo b'abatutsi duhita tubihuza no mu Rwanda ukagira ngo ni abatutsi baho kugira ngo nabo mu Rwanda Kongo abanande bagira regiyo yabo abarega usanga bafite regiyo yabo abahema baba bafite regiyo yabo abashi bagira regiyo yabo banatura Kidugudu abanyamurenge bakagira regiyo yabo sibyo nuko amoko ya Kongo aturana kiretse bageze mu mijyi nibwo bivanga ariko kuvuga mu byaro kandi urumva nyine igihugu ntabwo ari imijyi gusa hari igihugu hari imijyi hakaba n'ibyaro ariko mu byaro nuko batura bo bagiye rwose ikiba gisigaye rero bakabura leta ibahuza irinda umutekano kimwe bakabura leta ibateza imbere kimwe kuko nubwo bimeze gutyo icyo babona bahuriyeho nta n'umwe wacyabanye niyo mpamvu batangiye ugasanga abayamoko bashyizeho umutwe wabo ubarinda abaya nabo bashyizeho umutwe wabo ubarinda buri wese agiye yishakira igisubizo iyo mitwe yabayeho kubera ibura rya leta yego ni nabwo havuka ikibazo cy'abakono muri conference yari yateguwe na FPR ku kibazo cy'abakono Tito kuri pano hari honorable Tito aravuga ntago twakwemera ko mu Rwanda haza ibintu bisa n'ibyo muri Kongo
ureba kuruza amateka muri Kongo aho buri muntu buri bwoko busa n'ubwirinda nimwicara gutya mukiyita abakono mugasa n'ahari ibyo muhuriyeho n'abandi leta ifite ubuyobozi ireberera abantu bose ntabwo bikenewe ko hari amatsinda amwe yicara abakono bishyira hamwe abanyaginya hamwe abega hamwe abasinga hamwe turabaho gute tumenyane turindane birakomeye dushakirana akazi dushyingirane dufashanye tugire hari leta ireba ibyo byose bya rusange buryo wari kuzajya usanga ikibina cy'umukono kitajyamo umusinga kuko abamaze kwisibura uya no mu kazi hari umukono agashaka uburyo haza abakono hari umusinga agashaka uburyo haza abasinga genda bubaka imbaraga zijyanye n'ikiciro nyine mwemye hari umunyenduga hakaza abanyenduga ndashyiramo abanyenduga niho tuvuga ururimi rumwe uretse ko hari usanga bisa n'ibibagire leta izabikuri uburambe muri siporo itazibagirana mugezwaho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda ba umwe muri bo 40bet tsindira amamiliyoni aka kanya. ariko ababikora ubu nyine babihishe zabo ntabwo bisetinze banahishe ariko muri Kongo bigezeho bikaba nk'inzego ku buryo n'abanyapolitiki Kinshasa babwira leta ko bafite imbaraga mu bakiga bafite imbaraga mu bahunde bafite imbaraga mu bahema bafite imbaraga mu banyamurenge bafite imbaraga mu bashi mu banande byose wabonye ko nayo muvere turifasha ahantu haba umusirikare wifotoreza kuri logo yaho twageze warekare twendura icyari gihari ntagombye kugera Huye kwifotoreza ku Gikira nabagenda ndabufasha naho mfashe muramenye umutekano ukigera Huye naho mfashe kugeze Kayonza ubwo rwanjya muri Rome oya ntabwo Kayonza nayifatisha ikisi ndavuga utaha yewe tumundi ariko wagira harabwira icyazo agera mu icyazo abari Yozefu ndawufashe oya nakera kuri Nyungwe tera byagutsinda babarira ntabyo nende gukoreye arumva Kabila araremereye mu bice bya Katanga kandi ni M23 wigeze ni ibiri bukomeze Katanga yerutse gutangaza ko ishaka Etat Federal bati byakazeka twigenge murebe ibindi ariko igihe kirageze n'ubishe ariko batangaza hari inzira ebyiri hari inzira eshatu zihari yego gushyira igitutu kuri Tshisekedi akegura akaza ubutegetsi bw'inzibacyuho bwategura n'amatora ubutegetsi bw'inzibacyuho bwashingwa gukemura ibibazo byose bihari bitabaye ngombwa ko gukemura ikibazo cy'umutekano kubaka igisirikare bagashyiraho bagacyura impunzi bagatangira kurwana ku iterambere ry'igihugu ariko icyo baheraho cya mbere no kwirukana MONUSCO kabanze kavamo yemeye ibyerekezo by'iterambere bagakora itegeko nshinga hanyuma bakinjira mu matora iyo ni inzira ya mbere yego ubwo biyamamaza bakiyamamaza iya kabiri isomeka iya kabiri ni igitutu cyatuma haba leta federale leta zigenga muri Kongo cyaterwa nande ubwo ni muri iki gice za cyane n'ubundi nico gitutu cy'intambara yego kumwe cyo kabuti n'ubundi biriho birashwanyuka inzira ya gatatu ni leta ya Kivu yonyine byakwishyiraho yonyine ariko iyo ngishobora kwanduza n'ahandi ariko byasaba ko baba bafite naho ibishoboka byose gusa iya Kivu yo irashoboka cyane tutavuze se amahanga ari guhuriza akaboko ku isahani amahanga nta kibazo agira iyo murangizanyije nta kibazo ateje amahanga ni ibisambo biza kwiyibira n'ubundi washinga leta baziba
n'usuko Sudani yacitsemo kabiri byamaze ahubwo nanga yanabyabivuze iya ruguru imbeba ziri kuyirya niyo hepfo ntiyorohewe hepfo abayifashije kwigenga nibo bari n'ubundi bajya batuma yigenga bafite amasezerano basinye 2018 yananiranywe gushyira mu bikorwa kubera iki Uganda na Kenya ntago bumvikana ku cyabo uburyo yashyirwa mu bikorwa ari Uganda iragenda ikarinda na Kenya muri Ijuba naho perezida wararinzwe asorongaza ubutegetsi bwe ntacyo buba ibyo ndababiretse mukamurwanira mu byo mushaka babiretse Mashara arazamuka akamukubitira ariko ubona ko nta gisubizo cy'amahoro arambye kiriyo kuko uko biri ntabwo bihombya abazicuruza bihombya igihugu n'abaturage na Kongo rero icyo gitutu gusa wareba Kivu yigenga nta mahirwe nyiha mu gihe Kabila yabanyuze hariya ubwo ntigishobotse kuko Kabila ntumubona yicaye mu gice yicaye muri Kivu yaza kwigengera muri Kivu y'abandi sibyo nabashobora guhita yikarata keretse Katanga nabo bashyizemo imbaraga bagakora indi leta yego ariko etat fédéral zo zirashoboka cyane kuko icyo gihe etat fédéral icyo zafasha ni iki zigira uburyo bwo kurinda umutekano wazo zigira uburyo bw'iterambere bishingiye kuri resources zifite kuko ikibazo noneho zikagira n'uburyo bwa administration yazo uranko muri Amerika administration iranyuranye mu gihugu hose hari aho ugasanga hari igihano cyo gupfa yego sibyo gasanga bamwe barafunga abafite ya myemerere yo guhuza cyangwa se ntibanabafunga hari aho usanga nta gihano cy'urupfu gihari hari aho wambuka umupaka ugahita ushyiraho urumogi rwawe ukinywera bamwe bakaza ati transgender ntacyo bitwaye muri iyi leta hari n'abimuka bakurikije amategeko y'aho bimukiye hari yaranyoroheye bibeshye karitsiye atigurikije ibyaha ngira ahantu bazacomeka hano ni ku cyo akimuka akigendera n'igihugu kingana kuriya rero nacyo iyo usuye ibihugu binini muri iyi minsi ndi gusoma ibitabo by'Ubushinwa cyane warabusuye byanze bikuze ari cyagukuruye urumva nageze muri province 3 zaho buri province ibitwita njyana zacu zo mu turere ibifite imvuna muheto ya njyanama ikomeye itari iva muri province wivi province aho ngaho ikomeye komite se nimba yoherejwe na leta muri kariya ibifite komite y'umuco ikomeye yuhagarara ukabona ko yuhagaze ibifite komite ya PSF ikomeye abikorera baho sibyo ibifite inzego zikomeye kandi buri rwego byubakitse utapfa kwinjirira ngo ujegajeze uko ushaka ibifite uburyo bw'umutekano bukomeye hari ubwo basangira n'urwego rw'igihugu hakaba n'urwo basangira bisangije ubwabo ngiyo bisangije ibifite umuyobozi w'iyo ntara ukomeye utambuka ukabona ko ari umuyobozi bati n'uyi ntara urangiza kuvuga ijambo hagakurikiraho chairman w'ishyaka wa parti communiste riri ku butegetsi habanje guverineri nayo hejuru hari chairman wa parti communiste nka moteri ya guverinoma nubwo arayo kandi abavuga ngo parti communiste ahubwo bagira ngo ntayandi mashyaka ari mu Bushinwa arahaba nayo iyo operating bisanzwe uko nyine yabaye asangiye n'irindi n'ubutegetsi sibyo freedom ku buryo uricara ukareba wareba mu bintu borganije nakurikire nka conference zabo nk'eshatu nagiye muri 3 mu ntara 2 zitandukanye ugerayo ukabireba ukavuga uti bavandi
batekereza inkomoko aho uturutse ugasanga abagabo bafite ubuyobozi bafite igihugu bafite abaturage byose urabishaka ukabibona bafite n'ikintu bita imyumvire iravanze iri ku rwego rwo hejuru icyenda kabiri bari mu bakene igihe nabize muri segonderi mu bihugu bikennye icyenda kabiri bari muri tieri mode shize imyaka 3 ibi bumva ngo bya agenda bibera Beijing byari 95 inama ya Beijing yavuyemo imyanzuro y'uburyo gender izagenda igashyira imirongo migari y'uburinganire ibihugu bigatangira kwikurikiza nibwo na Rwanda riri kuzajya inama y'igihugu y'abagore hajyaho mu itegeko nshinga hajya abagore ko bahabwa 30% mu nzego za politiki za leta hajyaho ira mirongo migari yose ivomwa mu nama ya Beijing Bushinwa buradufite bayoboye suko tugira icyo gihe bari mu babi bamenye ubu bafite baravuva mu setting yari ku rwego rw'isi yenda kwijyana Beijing nicyo ntarabaza neza impamvu yagiye wasanga rero bayihabwa ariko byo nkubwira iyo ugeze mu Burayi uhabona igihugu sibyo ukahabona abaturage ukababura ubona igihugu abaturage ukabura uratuwe ariko se n'ubwabandi ubwa guverinoma bwa leta sibyo n'ubw'amareta umushinwa ari imbere hari ikibazo twagiye duhura nacyo ntabwo uzamukurikira hari ikibazo twagiye duhura nacyo rero iyo ugeze Kongo ari igihugu urakibura ari abaturage urababura n'umuco nawo ubanza uragiye abaturage bo barahari abaturage nyine batarakadire barahari ariko ubuyobozi ukabura impamvu uvuga ngo igihugu urakibura witegereza nka stade y'Ibukavu ukayireba sinzi niba warayigezemo ariko ayigezemo narinjiye buriya rero hariya winjiye ntushaka kuvuga buriya ko ari amahoro ntako batageze buriya byibuze hari n'udutsina bagenda bakuramo yuza kuyigeramo byibuze nko muri za 2015 inshuti yanjye abaturage basimburanaga n'inka baranyurutse muri vestiaire ndako muri VIP sibyo ntagariga ya stade yubatswe mu Ruhango izuba ari kurengera wareba icyo bitagereza icyo yahiye wareba ngo ikigo cya gisirikare hakurya yayo wareba sibyo kare ubuzima bw'abantu igihugu abaturage barahari pe wagera mu isoko ukarireba n'ibihabera wareba umwanda wari uhari ukabona igihugu abaturage ukababona ariko igihugu ukakibura kubera iki iyo nta buyobozi buhari ni nk'izuba n'ibihu ibihu nyine hari igihe bitambika izuba rirasa direkte iyo nta buyobozi buhari bihita byitambika abaturage Ubushinwa wasomeye ibitabo byabo ukamanuka muri rompo ugasanga bari baratwika umuntu hazarana ngo bari kwihanira rero mubwira Kabila kuzamo nkubwira story ya Gacanda ya mwarimu wacu twari dufite Imana imamoro n'umugisha yitabye Imana arabaza ngo bafite babavura amarozi ni bande abafite wabavura amarozi umwana wo kwa Gacanda azamura muhindukirira rimwe yaridega cyane araturika araseka yego abayavura abana yatega ubwo mwarangiye kubona Kabila nanone bo barayateze bayavura Kabila araremereye muri ra ntambara kuyizamo birazanira abasirikare benshi mu 23 yego bari bamukunze bamuzi Tshisekedi yari yarakoze ikosa nubona igisirikare cye kitari kurwana icya Kabila yaragishenye agerageza kwiyigereza biwabo yego
avuga ati igihe cyose nzakenera ko numva nzongera numvwe n'ubundi kuko nabari kandi abo babo nta ntambara bari bamenyereza intambara cyari gisirikare cya Kabila iryo naryo ryari ikosa rikomeye ibyo nakora nyine ubutega hagiye no kuburutsa reka nguhe indi hint ku buryo ushobora gutekereza Kabila yaje hariya uranyunganiraho Kabila waje muri Kivu y'Amajyaruguru nibiko habera yenda tubikomojeho ntago turi bubigarukeho ariko nanone ngiye kubihuza n'Ubushinwa wasuye Ubushinwa bwo mu 1992 nkuko bivuze twabivuze muri Thierry Monde ariko burazamutse bwaratumbagiye muri guhangana n'igihugu cy'Amusatira ndetse bamwe baravuga ngo kuko bwanarenze ariko yo ndebye umuzigo ibihugu bya Afrika twikoreye mbo ntekeza ko ushobora kubutandukanye no mu biriya bihugu bindi yenda byo muri Aziya ese ko mbona hari ikintu gihanze ibi bihugu kirimo kuganirizwa n'ibihugu by'ibihanga ibyo twita iby'ibihanganje ku buryo ushaka kaboko kanyira igihugu ukakabura aho ugasanga imbaraga ziri guturuka hejuru ibyo ndabivugira ku kureba uburyo Tshisekedi bwe ashaka gukemura ikibazo ntabwo agikemura wivine mu gihugu ahubwo ahita ajya gushaka izindi imbaraga uko zaza kose zaba zije gusenya ariko zikamusiga wahagaze nta kibazo azihakaribu avuga nti none ko M23 AFCM 23 wayitumiraga mu biganiro washaka kujya kuganira ukamushaka ukamubura bitewe nuko abo wabakega ko baganira bashyiriweho ibihano hari aho batemerewe kugera hari aho batemerewe kurenga akavuga bati se iki ni cyasha reka tuzane Joseph Kabila abari uzagerageza kuganira nayo mahanga bisa naho ari yari kudukina sinzi niba iyo nduruburi Ubushinwa bwarahuye nayo ko abantu bashaka kuza gutegekeramo ariko nkuko natwe turi kubibona muri aka karere Ubushinwa twebwe ibira mu karere nta sura bigira ntayo kabisa gushaka uri gukemura ikibazo nkawe ukamubura ariko Ubushinwa icyo bwakoze ni miliyari 1,400,000 bangana n'Abafurika yose bafite ururimi rumwe bavuga rumwe bafite leta imwe twabegereranye kandi bafite imiyoborere imanuka kugera hasi bafite resources zabo si ngombwa ko hari uwo basaba cyangwa uwo bajya gukamira no kubyaza umusaruro ibyo bafite sibyo intambara baheruka ni y'Ubuyapani bwabateye kwana nayo Ubuyapani bubaha indishyi kandi bazikoresha neza bwabaye indishyi igihe kinini reka rero buriya niyo ubajije Umushinwa umwanzi we ni Umuyapani na n'ubu niyo muganira niyo bakwigisha niyo basuye bakujyana ahantu bavuga ati ngaho rwose aho yarwanyije Umuyapani ntiyatuma atambuka waba ari intwari ikomeye kurusha Ubuyapani ngo bwabiciye abantu benshi cyane niwe mwanzi wawe ariko noneho bicaye hasi ibyo bakeneye hanze bajya kubyiga babizana iwabo twebwe ugiye ntagaruka bagiye kwiga kuri target ntagaruka kugenda ngo tugiye guhamayo icyo dukeneye jya kwiga ibi kandi turabikeneye mu bura nibona Abanyaziya muri bakeya muri shampiyona z'Uburayi ubundi nushaka kure uburyo Uburayi bwiba ibihugu birabera muri football ujya muri siporo bikwereka uko politike bihagaze bikwereka uko kwa muganga bihagaze bakwereke ngo Onze d'Or kipe y'igihugu Faransa se n'umwe bakomeye bakwereke Premier League ngo niyo champion ikomeye nibona Aziya irimo ba Son irimo imibare mikeya y'abakina muri Burayi kurusha Abanyafurika na Amerika y'Amajyepfo nuko Aziya soko nta futi bayo soko nta mpano zibayo ahubwo bararebye basanga n'ubundi buryo bwo kubacuruza bafitiye akamaro bafite ibihugu byabo nicyo kibanza si nkeneye kujya mu Bwongereza ngo niyitirire ikintu Umunyafurika rero kibanza Afurika niyo yageze kuri uwo mugabo nagiye gukina aravuga ati ahangaha ubuzima ugeze naho umuntu wihaye Imana nawe ubwe oya si wihaye Imana
ibi amadini yego umuntu uri mu idini yumva bironginga ku wundi muntu bigeze aho usanga ngo ahangaha ngo niho ngo hanasuye yewe ngo ni ikiyo nicyazaniraga y'ibiryo ngo ni kwibuye ngo hano ninde bamanuka ngo ni ikiyo nicyagabuririye riye amavuta uyu muntu ntugiye nifunge amavuta erayo dusiga dore najya nagiye ndayo ugasanga ngo umuntu ngo akingwira n'itaka ryo kumva ariko mana takagoye umugabane no isi n'umubumbe n'umwe sivyo ugasanga uyoboye ibintu biri mu gihugu mufite ubutaka ntibuhinze ngo ni umutungo w'itorero ntibuhinze urazitiye ahubwo no kukandagira nta n'itungo ryanarishamo n'ibyatsi turanye n'abantu bashonje bagize gute bafite no kuvuga umunsi umunyafurika ku mutima we hazaba hari w'Afurika ibya Kongo ntituzabibona ariko bizasaba iki bizasaba ko uburayi buduhinduka ntibiri kuba bizataba ko butubabaza bizasaba ko havuka undi Trump akadupakira akatugarura bizasaba ko wicara hano Joseph agiye politike yo kubapakira mu kagaruka oya Trump yarabitangiye yavuze kuko byagenda ariko iyo urebye mu Rwanda sibyo hari abacuti banjye bajya baza ni ibiganiro nabo tuba tutaziranye akayagera mu Rwanda ati nkunda ibiganiro byawe tugahora tugasangira ikawa akambwira ndiho ndayiga ikibanza ejobundi narakibonye ndiho ndubaka n'ibyo Afurika ikwiye gukora kuko nibuka ko perezida babanje mu gihe cy'ubwigenge kwibutsa abaturage bavuga mu rugo waza bakanakwica cyane wabaga bagiye babyitaga ko bagiye kugamba bakavuga ngo bararwanya ruswa ariko perezida bacu bagasahurirayo bakubakayo ukanga mu butafite y'imitungo ngo afite ama account mu ubundi se ni gute wari ubusubizo ugasanga nibo ba muri Union Européenne niba butaba muri Union Européenne no kuvuga automatically no kugira ngo barwanye VAR bashyira hano ho kwibira mu Burundi hari niyo nduba yacu Joseph turamufatira ibihano ugasanga amafaranga y'umuryango wese yarabitse hari ko kuba yafiteho uburenganzira bahise bayafunga bayafungiyeyo rero nawe ufite banki muri warumbaje iki cya Afurika ni iki nk'imihanda n'uburyo dukora ibyerekezo nahoze ndeba ba Global Mutebi yavuga ngo byaba byibuze twakoraga ibyerekezo biri realistic tukaba tuti Afurika tugiye gukora imihanda muri Afurika avuga ko hari imihanda ingana na 1,000,000 n'ibihumbi 200 ibirometero mu gihe Ubuhinde bwonyine bufite 6,000,000 imihanda ya kaburimbo ari Ubuhinde ari igihugu kinini dukubye inshuro 6 zose umugabane wose ukibaza Habyarimana yubaka umuhanda ugira Rubavu Mobutu yabuze iki ngo ahere Rubavu akize Kinshasa amafaranga ubushobozi imashini ziwukora iki koko kari byibuze iyo ugeze Nemba uhita ukomeza hakurya yego ariko iyo ugeze Rubavu usoreza hafi nyine usoreza igoma ubwo bikagusaba indege wakomeza hirya bigasaba indege wareba neza ugasanga bishingiye kuvuga ngo igihugu niba gifite abantu baragishaka gisa gute niba abanyekongo bafite Kongo barayishaka isa gute Kongo dukeneye ni kuko ni nacyo kibazo ushobora kubaza byonyine Kisekedi nivuga ko abasirikare z'u Rwanda ziriyo okay ziratashye niba ziriyo and then Rwanda ruratashye ese byuzi izi mpunzi ziri butahezo ese bari burase Kongo bava muri Kongo bari baratangira birarangira nta kintu na kimwe gishobora kuva Kongo cyatera u Rwanda tubyizere FDR rero urayikuramo birashoboka ngo urayihagarika byoroshye none se kwibiri kwamamaraho by'abatutsi ni iki kwamoko ufite asana yacu kandi ukaba nta leta ufite ishobora kubikurikirana abantu birirwa kuri madiskuru bamamaza inzangano bahembera tubireke nko ntacyo bitwaye macakubiri y'amoko tukaba tuzi twebwe birarangira gute uratwizeza iki Kongo ushakira city
akayishakira isura ejo urashaka idaturanye n'u Rwanda ubundi nibyo bibazo byo gusubiza ntabwo gishobora uko wabigeza ko watemaho igice cyegera u Rwanda n'ubundi byabyo urashaka idaturanye n'u Rwanda none se ko rutaka ugacicika rukomeze rutake se biguma aho ngaho gusa nawe wumva utekanye ya ntabwo byakunda abawe bose urabashaka bameze bate tubareke bakomeze baze bovarodinga igihugu none akazi katangiraga saa moya akazi nagatangira saa moya bivuga ko mubyuka gibuze saa 11 ukitegura cyane nimwe mwakanguka cyangwa urangize rodage y'ibitotsi yego saa 12 ukitegura noneho habaga aba bantu babyutsa abaturage cyangwa babwira gahunda za leta zihari bafite megafone voilà saa 10 bagahagurutse alo uyu munsi ni aba ngaba twumva biramuganda muri karitsiye urumva niba kanguye abaturage bo nta kibazo ariko twe twajyaga ku kazi kibaza muto umva ntabwo kanguye saa 10 yabakakwije akomeye cyane ati isaha yose ari nabwo nari nyibonye ariyo nsigaranye gusa yo kuruhuka cyansabye negociation nawe agezeho mbyuka kare ndamuba abyukije abantu none sinarinda ko cyane ndavuga rero reka tujyana amasezerano adafite aho yanditse niko yose wakumakera hariya ujye uburekeye wongere guhamagara ugeze Africa Bureau ni urubuga rwashinzwe n'abahanga mu by'ubwubatsi. Aba ni abahanga mu bijyanye no gukora ibishushanyo mbonera by'amazu y'ubwoko bwose bo mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Africa Bureau ifite abakozi bafite uburambe mu gutegura imishinga mu nzego zose z'ubwubatsi, ibishushanyo, amazi, amashanyarazi, interior design n'igenagaciro. Ibishushanyo dukora bikubiyemo iby'inzu zo guturamo, inzu z'ubucuruzi, inganda, inyubako zikorerwamo imyidagaduro, ibigo bitangirwamo serivisi, ibitaro, amahoteli, ibiro ndetse n'ibindi. Dutegura ibishushanyo na dosiye byose bikenerwa mu mushinga wo kubaka ku buryo uguze umushinga ahita akomereza mu gushaka ibyangombwa byo kubaka. Uguze umushinga wo kubaka kuri Africa Bureau website tumufasha gushaka icyangombwa cyo kubaka nta yandi mafaranga atanze. Izindi serivisi zijyanye n'ubwubatsi zitavuzwe haruguru nazo ziratangwa muri Africa Bureau. Imishinga yacu iteguranwa ubwitonzi bwinshi kandi ikagenzurwa n'abahanga mu bwubatsi muri buri nzego nk'aba architect, engineers, electrician, map engineer, abo bose bakawugenzura mbere yuko wemererwa kujya ku ipaji yo gucururizaho imishinga irangiye kandi igurishwa. Intego yacu ni ugufatanya n'abafite imishinga yo kubaka kubona ibyo bifuza vuba, byiza kandi ku giciro utasanga ahandi. Africa Bureau dukorera mu karere ka Gasabo ku Kacyiru ku muhanda KG 543, tukaba tunaboneka kuri telefoni igendanwa 0788 35 87 cyangwa 0798 54 11. Ushobora kandi no kudusura kuri website yacu akafricabureau.com. watwandikira no kuri email info@akafricabureau.com. Africa Bureau turi abanyamwuga mu gukora ibyo wifuza vuba, byiza kandi ku giciro cyiza. umwereke uburebure bw'inzira none kumwe n'ubundi na mu gitondo uri bugaruka ugasubiramo hano hibandeho ahubwo none uyibandeho ugarutse nuko naruhutse haro ndabona warayitangiranaga ikanagusoreza ariko niba u Rwanda rutangiye gufata agatotsi ngo aro ngo uyu munsi Goma turaza kurasahana alo uyu munsi ngira ngo barabateretse ikibunda kirasahana alo hakujyana no wandi uvuga alo ejo Fudere rifite inama yo gukusanya abayoboke alo muri barakisiya tuzarasa igisenyi u Rwanda rukabyuka bati sasa noneho rero mu masaha mabiri rwose babarira birasaba rero aro yumvikane n'umuganiza n'ababyutse aro ugize ivuga ugeze hirya wari kare aho tuzihangana rero harimo anje nyinshi ibihugu by'Uburayi byateye imbere kubera kwishyira hamwe bikora igisirikare kimwe kirinda umutekano
bishyiraho uburyo bwa movement y'abaturage sibyo nta mipaka hari umupaka ubwirwa n'icyapa abaturage baratembera hagati yabo muri biriya ngo bise Schengen nabizi iyo baziduhaye bagwaye Schengen ubushobora kuzenguruka uburayi bwose buri muri Union Européenne ni ukuvuga ngo ushobora kubona icyapa ukamenya aho winjiye ariko ntabyo kwa ngo wabonye ugutangira ibyangombwa oya koko ntabwo bumva ko natwe ibintu bitubereye akundagera inemba nkagaruka nagera ruguru gatuna nkajya guteza sibyo nagera ugasanga ni imbaraga nyinshi cyane boda nyine zashyizwe bafite uburyo rero bagira ibihugu byabo ibyacu rero nabyo ejo bundi nagombaga kujya muri Kenya wowe kuri 22 agaruka kuri 6 ntakaniyabona ariko uzajya kureba umaze kubahakanira already urumva kibuze ni iminsi 3 yego nari bumareyo tinyanze kukwakira narebye tike y'indege nsanga ni 520 sibyo niri zuba ryatse muri Kenya hariya hirya 500 aya urumva wayaguramo umutaka no areba bisi nanone ni kasanga ikindi cyumweru hari iminsi 3 imbere n'iminsi 3 nyuma yo ni 6 wakongera 3 ikaba 9 narasize inama y'umutekano wasanga bayifashe wasanga ntagisigaye nasanga dosiye zarabuze imyanzuro mwanditse yawe amakaye yaramwuzuranye sibyo ariko itike zihenze kubera iki birasa naho tudafite badukuyemo uwo muco w'uko natwe indege zitari umuco Kenya wiziguye mu Rwanda ibiguye mu mahanga Rwanda yiguye muri Uganda ibiguye mu mahanga yishyurwa muri Kenya ibiguye mu mahanga kwishyuza umunyamahanga rero ibihugu ejo bundi biherutse kurebana bimera nka kumwe mu gasantere mu rukoragura Daihatsu n'amabagahita yigura tugira Daihatsu gira kandi hari akenewe na Dominico agahita agura indi nta n'umwe wasuguze hiyasi yo kuvuga ati none kuvuga kwanga gutoberwa amateka yarayiguze ntabwo yankanga nanjye ndayafite zose zikarangira zitabona icyo zipakira ziraho zisinziye inyinshi zigurishirizwa rimwe bujyamane nta nubwo ari ukuyisubiza ahubwo birangira asiranse gahenda ko ntacyo zipakira utagura ipine reviziyo igoye zikorwa usanga nyuma y'imyaka 5-10 ziguzwe bujyamane ariko wareba ubwo zagurwaga kwari uguhangana ugasanga murokora kiyigura barateza abatwara inyuma ntiyabicaza muri kabine nzaguriya nuko zajyaga zigurwa santire hose sibyo urasanga Rwanda irahari Uganda irahari Kenya irahari Tanzania irahari kandi ugasanga zose zirashaka gukora kuri bya bibuga byose kandi icyo uguyeho ukigwa nk'umunyamahanga kandi mpamya ko ukigwa nk'umunyamahanga kuki indege z'abanyafurika zitagwa ku bibuga bya Afurika nk'abanyirazo yego nasomye ku itike y'indege nsanga mu 500 hafi igiciro cy'indege cyo ni 5 ibindi byose ni indamunyagatike ibindi ni imisoro n'iki bijyanye ko baguye ku kibuga kitari icyabo ni ukuvuga hari amafaranga ibihugu bya Afurika binanizanya mu gucana mu kugira ari mu gusoreshanya ngo mu kujera abantu ku bibuga mu kugira gute operating ibibuga n'iki harimo breakdown nini cyane ibyo bivuye irangiza ati gihenze najya nkoresha indege no kugira usize ugasanga ibintu birahenda ni uko umunyafurika ry'umunyafurika ibyo ntibiri mu Burayi nuko turyana hagati yacu mu Burayi usanga hari n'ibibuga biri mpuzamahanga n'ikindi kibuga ushobora gutegeraho indege ziri lokale ibintu byiza cyane Ubushinwa nakubwiragaho bigezaho mu ntara indege za gisivile ziyambaza n'ibibuga bya gisirikare zikaterisaho nta kibazo zikarandingaho kuko araho twageze
baravuga ngo mufunga amadirishya hakwareba umwanya usigaje wo kwateresa sanga idirishya se ndarifungira iki yagagaramo abantu bose bagakontorora bagahagaramo hagati banareba koko bifunze kuko wafunze ikirahure mbaza umushinwa twari twegeranye ariko nari nabikena abantu basi basanga yabikinga nsanga hasi haba ya base militaire nubwo babatije ikibuga ariko mwibarunguruka nta makuru dushaka ko wahuriye cyane mwibarunguruka niba kubabwira ngo mufunge idirishya gusa ntibihagije barahagarara ntibaridegadiza niyo wisinzirije uryegamiye arari gukingira yabisinziriza turabazi tuzi uburyo mugiye rero ku buryo twebwe ibibazo Kongo ifite buriya ibibazo Kongo ifite Kongo navuga ni nka nduba ya Afurika aho hari yatume n'ibishimwe nahamena umwanda w'ibibazo byose dufite ibi byose twumva biduhanze urese tumena muri Kongo ushaka gukemura iki kibazo ntabwo azakemura icya Kongo cyonyine azakemurana n'icya Afurika cy'akarere kose na Afurika nuko ujya kubona ukabona Ramaphosa ngo aje guhirika ubutegetsi bwa Kagame mu Rwanda kibaza kujya kubona Tanzania yabona umushinga uhiye ngo ntitwabimenye ikikuramo kayo nuko ubona Burundi bwicara ati murambaza ibyo gufata umuvuduko ko twari twaje gutabara hano tuvuga ibya Kondo yego ibya Kondo wari hari tubivuga Kondo oya muri bwo ndyumvishe neza ni Kongo harakera kera urabona nk'ubu turi kuri Pasika isakiro nibizenguruka hose yego iri gukomanga cyumva ibiganiro muri salo ati ni wowe umugore aganira n'umugabo ndayibutse iyo story Kondo tuzakina ejo turafite abashyitsi rero reka tuzabaga intama rusakibira byumvise yasohotse yirukana ibigori yari ikurikiye n'iyabiriye kubita amababi tikesho batakura Kondo yari imiserebura cyangwa yari burira gakondo yaserebura abatikesho batakura Kondo bati uyu munsi dayicitse Burundi wicaye mu nama wumvise biri kuva Ramaphosa uwa Kongo baricaye Tanzania batireka dushaka uburyo turangiriza ikibazo rimwe duhirike n'ubutegetsi bw'u Rwanda tuzana ibikoresho byose nanjye nzazana abantu wicare Kinshasa mu nama y'urubyiruko uri champion y'Afurikane y'urubyiruko tikesho tutakura Kondo biragucitse ese hako ntabwo ryamucitse yavuze ibyo yumvise yazamuna bati kesho ibyo twaganiriye tutakura Kondo bose basohotse barangira abashyitsi ari bakeya kuko bamenye ifunguro bari gisake abashyitsi bose ntabwo baje kuza ariko none se ko abashyitsi yaje bake ntabwo twabaga inama ntibayiba Kondo tube tubiretse reka bagisake iko mu buryo ni isake yariyo niyo dusanze amasaha yari yateze amatwi biri kuyigaruka ikoma ni isake yariyo dusoreze rero kuri gahunda ya Joseph Kabila bashaka gukomeza bashaka gukomeza intambara ndagira nawe kubiteho aka umwoto gakeya uko bitekereza aho politiki igeze ubu ngubu Tshisekedi yarahagurutse ntago yicaye nubwo azi ko uburasirazuba bwe buri kumurwanya kuri izo mbaraga zose turi kubona na Joseph Kabila bamaze kuhagera ariko hari statement ya Leta z'Ubumwe za Amerika inyuze muri uyu ku Rwanda rucyura ingabo zarwo ndetse na M23 ihagarika iva mu bice yafashe igahagarika n'imirwano icyo ni kimwe bavuga ko hari agreement yabaye hagati ya Leta z'Ubumwe za Amerika na Tshisekedi y'amabuye y'agaciro icyo ni kimwe kandi bijeje Kongo imbaraga zishoboka zose kugira ngo ikibazo gikemuke kugira ngo ikibazo gikemuke sinzi uko bazabigenza izo mbaraga za Leta z'Ubumwe za Amerika itarakunze no kuvuga byinshi yenda kugira ngo iri ku ruhande zije ubu ngubu bigaragara ko Kongo iri hejuru ku isahani na Kabiruje amasezerano tubanze twemeranwe kimwe amasezerano asinwa na Leta ntago ari abantu babiri nubwo Tshisekedi yavaho amasezerano abakomeza kuki batabika kopi kare
voilà aho rero nari sinahageze aho ngaho cyatanga kopi yawo nabyo birashoboka ko wabugana abagabo ntabwo ari iyi Amerika sibyo ushobora kwicara iyo batera document yari hari mu Venezuela ihaguruka bunaga yari hari igera Rumangaho yego yari hari igera Sake yari hari bivuga ko Goma itazafatwa irangira ifashwe yari hari Goma ifatwa yari hari Bukavu ifatwa komeza wareka yari hari bafunga iriya akise yose ikavuga iti dufashe ibihano abangaba naba yari hari muri Tanzania abaperezida b'ibihugu bya East Africa na SADC bemeza ko M23 ari yo kuganira mu bice yafashe yego iyi Amerika yari hari intumwa yihariye ya Trump ijya kuvugana na M23 yego akwamugana ko iyi Amerika yari hari bariho bavanamo abakozi ba Banki Mondiale iyi Amerika yari ihari abacanshuro bahambirizwa yari ihari sibyo Katari ihuza ituma M23 iyi Amerika yari ihari Kabila haguruka Afurika y'Epfo agiye muri Zimbabwe anagaruka ahangaha Kabila nerekeza Goma se yari ihari dosiye kimenetsemo amazi wamugani Amerika yari hatabitekereza nta na rimwe leta zahagaritse gukorana rero n'uburi ntizizahagarika gukorana n'uwaza we nta na rimwe Abafaransa bakoze bo n'abatabazi babagejeje i Rubavu bayibwiriza ambasaderi ganira n'abari i Kigali abo b'i Rubavu bihorere ibyabo tuzabimenye ese ububiri giko bucecetse yose ko bwageze bugacece nta na rimwe leta zahagaritse gukorana niba Tshisekedi ahamagaye leta ya Amerika ngo ize bakorane ntabwo yari kwanga izaza bayasinye ariko kandi ntiyanafunze amaso kubiri kuba byose igihe cyose bitabangamiye inyungu zayo ni nayo mpamvu Kabila niba ageze hariya Kabila si ikivubuka ntabwo AFC ibonye imbaraga zirenze izananga yego kuyobora komisiyo y'amatora ntabwo bivuga ko wabyimba ikibuye ntabwo uri perezida ko byagenda rwose ni nayo mpamvu na Tshisekedi yicariraga akituriza akavuga ati apu akabareba mufite uzaheka intambara n'indi uzaheka igihugu akaba yabashaka akamubura none haje uzi protocole inama y'umutekano yiwe yaterana byihorere bareke bazahasubiza ariko Kabila niba agiye nta n'umwe wari warasogongeye Kabila afite connection mu masaro y'abaperezida anyuranye byo nkubwira yasogongeye afite connection mu mabiro y'abasirikare n'ahandi anyuranye afite network zinyuranye aho hose izo zose nibazimukiye hari n'indi ntwaro afite abakikije Tshisekedi mu butegetsi bwiwe yego benshi kandi utagira masikana dosiye bamaze kuyimuforwardinga rwa rupapuro umuyobozi yakuye kujya guhindura n'ubutanze hari ahandi bamaze kohereza babanza bakamuha ni ukuvuga afite uburyo bwo gufasha M23 afisha uburyo bwo gufasha impinduka nahoze nkubwira ngo uwaroga yarogora yego uwabiteze yabitegura sibyo azaho bicometse ya dosiye ya kabiri ndayumvise ni byiza gukurikirana inama y'umutekano dukomeza kubana mu cyumba mukomeze muze muri benshi u Rwanda na Kongo bigomba guturana byanze bikunze umuturanyi wa gahato kandi ugomba kumuzimya muriro haba ku ruhande rw'u Rwanda muri intambara zabayeho Tshisekedi ikintu kibi yakoze
ni ukwanganisha abanyekongo n'abanyarwanda kiragoye pe kuko rugiye gutandukanya ibintu bya mirere na mirere ugiye gutandukanya wowe uzava ku butegetsi wisubirire mu Bubiligi ako mu bana uzaguma ako se niba ari abashusize Bukavu uravugira ngo baze bahahire Kinshasa niba ari abarega niba ari abanyamurenge niba ari abaki bazagukurikirana uza baturanye n'abanyarwanda nicyo kintu kibi yaba yarakoze iyo umunyarwanda ashaka kureba roro modo hari ukuntu arebanza akareba muri Kongo mu Kongo umwana ushaka kureba uwo yigiraho hari ukuntu amaze agatera ijisho ku muturanye akaba atari kubira nanjye nari uzaraba ducuramo tugeze mu Rwanda twambuka na Bukavu turadusangira da niko bigenda ubu none na mbere wajya gusanga amamodoka atandukanye ubu iyo ucunze ziragenda zisa zagoma na Bukavu udufidinga ashobora kuri fidinga na Bukavu bigeze abo kudukurikiranye turi mu nama y'umutekano abakomeje kwinjira mu cyumba karibu cyane mukomeze mwinshi abashaka kuzana ibicuruzwa byanyu mu nama y'umutekano ni karibu namwe bizane rwose inama y'umutekano irimo abantu benshi abantu uzavuga ngo tuvura inzaratsi tuvura ngo twazihagarika murebe uko mubiganira mu gikari ibihe byiza bwese ndagushimiye cyane yose muraho waba uri kubaka cyangwa se gusana ukaba ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza tubafite parafo za rangete dushe na tuwarete byose byiza cyane dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya sitasiyo ku nyubako ya Icaro Plaza waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46 ikirenze kuri ibyo turanabatwaza abantu bize amashuri menshi badukorera akazi katagira ingano ko kubaka iterambere ryose tubona ariko hari abandi bantu dukwiye guhora dushimira aba bafasha kubona amashuri ibigo nka United Scholars Center inzobere mu gushakira ababyifuza amashuri hanze y'u Rwanda cyane cyane ku mugabane w'Uburayi na Amerika ubu by'akarusho binyuze muri za kaminuza bakorana United Scholars Center ibafitiye amashuri mu Budage abifuza kwiga ubuganga bo nabanyamugisha cyane kubera ko hari amahirwe yo kwigira ubuntu kandi banahembwa United Scholars ibafitiye amashuri muri Canada bakorana ahanga banagufasha kwigayo udasabwe kugorwa n'ingano y'amafaranga ari kuri konti yawe ntabwo ari aha gusa kubera ko hari n'amashuri meza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Faransa Pologne n'ahandi wifuza babigufashamo aha hose igihe niki hamagara United Scholars kuri 07 88 30 43 87 cyangwa se ubasanga aho bakorera muri Centenary House muri etage ya 2 baguha ibisobanuro birambuye uburambe muri siporo itazibagirana mugezwaho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda ba umwe muri bo 40bet tsindira amamiliyoni aka kanya Elite Shine Services irafitiye laundry and dry clean igezweho ihanagura neza imyenda yifashishije imiti igezweho muri dry cleaner z'Iburayi tugane tuguhe serivisi zose za dry cleaner kandi umucyo w'imyambaro uzaba batuzaniye uzatuma ugaruka nta kabuza kandi useruka ukeye Elite Shine Services ibarizwa ku Kicukiro mu nzu nshya ya AR Kamasho Buwiriringi urenze ku karere gato werekeza Nyanza ku muhanda kaka 15 nta rungu mu gihe utegereje serivisi kuko Elite Shine Services bafite na coffee shop aho ubona ikawa nziza yateguwe n'abahanga ndetse na jizu umwimerere Elite Shine Services kuberwa kwawe niyo ntego yacu
Arc Africa Bureau ni urubuga rwashinzwe n'abahanga mu by'ubwubatsi. Aba ni abahanga mu bijyanye no gukora ibishushanyo mbonera by'amazu y'ubwoko bwose bo mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Arc Africa Bureau ifite abakozi bafite uburambe mu gutegura imishinga mu nzego zose z'ubwubatsi, ibishushanyo, amazi, amashanyarazi, interior design n'igenagaciro. Ibishushanyo dukora bikubiyemo iby'inzu zo guturamo, inzu z'ubucuruzi, inganda, inyubako zikorerwamo imyidagaduro, ibigo bitangirwamo serivisi, ibitaro, amahoteli, ibiro ndetse n'ibindi. Dutegura ibishushanyo na dosiye byose bikenerwa mu mushinga wo kubaka ku buryo uguze umushinga ahita akomereza mu gushaka ibyangombwa byo kubaka. Uguze umushinga wo kubaka kuri Arc Africa Bureau website tumufasha gushaka icyangombwa cyo kubaka nta yandi mafaranga atanze. Izindi serivisi zijyanye n'ubwubatsi zitavuzwe haruguru nazo ziratangwa muri Arc Africa Bureau. Imishinga yacu iteguranwa ubwitonzi bwinshi kandi ikagenzurwa n'abahanga mu bwubatsi muri buri nzego nk'aba architect, engineers, electrician, map engineer. Abo bose bakawugenzura mbere y'uko wemererwa kujya ku ipaji yo gucururizaho imishinga irangiye kandi igurishwa. Intego yacu ni ugufatanya n'abafite imishinga yo kubaka kubona ibyo bifuza vuba, byiza kandi ku giciro utasanga ahandi. Arc Africa Bureau dukorera mu karere ka Gasabo ku Kacyiru ku muhanda KG 543, tukaba tunaboneka kuri telefoni igendanwa 0785358747 cyangwa 0798541111. Ushobora kandi no kudusura kuri website yacu arcafricabureau.com. Watwandikira no kuri email info@arcafricabureau.com. Arc Africa Bureau turi abanyamwuga mu gukora ibyo wifuza vuba, byiza kandi ku giciro cyiza.